Reka mbasuhuze mwe mudukurikiye aho muherereye hose mu nce zitandukanye, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe ndibutsa yuko ikiganiro tugikoze, uyu ari umunsi w'isabato, nk'uko muri kubibona nkaba mbazaniye umutumirwa udasanzwe, umubyeyi rwose ndabizi neza yuko muri buze kunguka byinshi cyane kandi byiza, kuko ari ikiganiro kidasanzwe. Reka tumuhe ikaze, mbere y'uko dutangira atwibwire ndetse anatubwire n'inshingano akora mu itorero, ubundi duhite tubabwira insanganyamatsiko tugiye kuganiraho, kandi ndabizi neza yuko uri buze kudukurikirana araza kunguka byinshi. Murakoze cyane, tubahe ikaze. Murakoze cyane kunyakira. Amazina nitwa Ineza Josiane, nkaba ndi umubyeyi w'abana babiri kandi ndi kumwe na papa wabo. Nk'uko mwagize kudutumira, inshingano z'itorero cyangwa se umurimo nkora Imana yampaye muri iyi minsi, mu ya mbere harimo inshingano yo kuba nkuriye ishuri ryo ku isabato, iya kabiri hakabamo kuba uwungirije umukuru wa mifemu mu rusengero cyangwa se mu itorero, iya gatatu ikaba kuba nkuriye ivugabutumwa mu ntara yose. Murakoze. Urakoze cyane. N'ikindi akaba icyo yibagiwe akaba anashinzwe ivugabutumwa mu itorero muri rusange, ndetse n'intara ikaba yaramugiriye icyizere, akaba ari nawe ukuriye ivugabutumwa muri iyi ntara yacu ya Bukene. Nanjye by'umwihariko akaba ari naho nsengera mbarizwa. Nanjye muri uyu mwaka wenda harimo ababizi n'abatabizi, nanjye nkaba ndi umukuru w'itorero, bamwe mu bagize abakuru b'itorero bangaha ku itorero. Uyu munsi rero nk'uko nifuje yuko tuza kuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se chapter yacu y'uyu munsi iraza kwibanda cyane cyane ku muryango. Tugiye kwigana icyigisho cy'imiryango. Ese murabona yuko muri iki gihe imiryango ikunze guhura n'ibibazo byinshi. Ese Ineza Josiane, Yego. tutari twinjira mu cyigisho neza hagati, se wabanza kudusengera ubundi tugatangira? Yego, ni byiza. Reka twiragize Imana maze tubone ubufasha buturutse mu ijuru kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho. Gucisha bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana idukunda itwitaho uko bukeye n'uko bwije, ubwoko bwawe tugandagaje aha ngaha turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Amen. Watugiriye neza, uturema mu ishusho yawe, urangije utugira indabyo washyize mu murima wawe, by'umwihariko twisanga mu muryango w'ubwoko bwawe, izina ryawe ryera nirishimwe. Uyu munsi wera w'isabato twabwiwe byinshi kandi turacyakomeje kubwirwa byinshi, by'umwihariko muri aya masaha tugiye gukomeza n'icyigisho cy'umuryango. Turaretse imbaraga y'ijuru kugira ngo ize yinjire mu mitima yacu, kandi imiryango yo mu minsi y'imperuka ubwo ifite ibibazo turakunze kugira ngo turusheho kuyisura no kuyegera, kandi by'umwihariko iki cyigisho kigira aho tuvana aho kitujyana, utwubakira imiryango y'ijuru ritoya, tubyambaje twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye kuganira ku cyigisho cy'umuryango. Turabizi neza yuko hari byinshi twifuza kuba twasobanukirwa, ari abasore, inkumi, ndetse n'abasaza hamwe n'abamama. Twese dukeneye ibyigisho kugira ngo bigire aho bituvana n'aho bitugeze. Yego. Nk'uko mwabidusabye, iyi minsi y'imperuka Satani arimo ararwanya umuryango, kubera ko azi ko umuryango uramutse ushyize hamwe, itorero cyangwa se riba ryabonetse. Iyo umuryango umeze neza, itorero naryo riraboneka, kandi itorero rimaze kuba rimeze neza, n'ijuru naryo riraboneka. Ku bw'ibyo mu minsi y'imperuka Satani akora ibishoboka byose kugira ngo yangize umuryango, kuko Satani ntakunda umuryango. Muribuka Imana ikimara kurema Adamu na Eva, nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice, ni amagambo ari mu Itangiriro igice ni icya, katugereyo turebe afite Bibiliya muzirambure. Mu Itangiriro igice ni icya mbere, umurongo ni wa 26. Yego. Imana yaravuze iti, ku bamaze kuhagera, Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja. Yatangiye yitwa umuntu umwe, ariko babaye benshi batwara amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo, n'isi yose n'igikururuka hasi cyose.
ni ukuvuga ngo umuntu akimara kuremwa yahawe ubutware bwo gutegeka ibiri mu isi, hasi y'isi, mu nyanja cyangwa se mu mazi n'ibyo mu kirere, byose yabihaweho ubutware. Ku bw'ibyo ntabwo byigeze binezeza Satani. Murakoze cyane, wari umaze kutwereka isomo rigaragaza uburyo Imana yaremye umuntu ndetse ikamuha ubutware bwo gutegeka ibiri mu isi byose. Yego. Ariko nk'uko ntabwo byigeze binezeza Satani, rimwe na rimwe baracumuye, siko bimeze? Yego. Icyaha cyazanye ninde wazanye icyaha ubundi? Ni ukuvuga ngo icyaha inkomoko yacyo ni Satani. Ntabwo inkomoko y'icyaha ari umuntu. Uko ijambo ry'Imana ribitwereka, ni ukuvuga ngo Imana imaze kurema umuntu, yamushyize mu ngobyi ya Edeni, imurema ari mwiza, ikamugenderera mu mafu ya nimugoroba na mu gitondo, ikaza bakaganira, ariko ibaha kondisiyo. Irababwira ati bamashyize mu ngobyi, harimo ibiti by'ubwoko bwose, mwemerewe kubirya, ariko igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza ntimwemerewe kubirya, kubera ko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagenza gute? Muzapfa. Hari abantu bakunze kuvuga yuko icyaha cyazanywe n'umugore. Ese wowe wamanya nabo cyangwa ufite ukundi kuntu ubyumva? Imvugo y'abantu rero mu minsi y'imperuka cyangwa se n'ababayeho mu bihe byose byatambutse, Satani afite amayeri menshi agenda akoresha kugira ngo ibintu byakagombye kutugirira umumaro abidukuremo, abantu basigare bari gushinjana. Umugabo nawe wakizanye, nawe mugore nawe wakizanye, umugabo nawe agenda agifata agerereze umugore, agerereze ku nzoka, inzoka nayo izagenda ivuga iti ni wowe wandemye, birangire bigeze ku Mana. Icyo tuzi cyo ni uko umuntu yari yahawe kondisiyo ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzagenza gute? Uzapfa. None abantu bakunze kugira imyumvire nk'iyo ngiyo, murabizi yuko igihe Imana yasuraga abakurambere bacu bakimara kuva mu cyaha, nta n'umwe muri bo wigeze wemera ko yagize gute? Yakoze icyaha. Icyo ni icya mbere. Babajije umugabo abihereza ku mugore, umugore nawe mubajije nawe abihereza ku ki? Ku nzoka. Ese muri iki gihe ibihe bibazo ubundi bikunze kuba biteje impagara cyane mu miryango y'uyu munsi? Ubona abantu bashakana ukabona biranze, cyangwa se n'iby'umwuka ugasanga mu muryango biri kugenda byangirika, ari nabyo ngaruka dukunze guhura nazo mu itorero. Ikibazo rero kigiye gihari nk'uko twatangiye tubivuga, kugeza n'uyu munsi Satani yanga umuryango. Ntabwo akunda ko abona umugabo n'umugore bashobora kuba bakwicara bagahuza iby'umwuka, bagahuza iby'umubiri. Iyo umwe akoshereje undi, ni ukuvuga ngo ku bantu benshi basezeranye, hari ibyigisho twagiye duhabwa. Pasiteri arakubwira ati rero umugore usanze umugabo, ariko ugomba kuba imva ibikwamo amafuti y'umugore wawe. Kandi nawe mugore usanze umugabo, ugomba kuba imva izajya ibika amafuti y'umugabo wawe. Bishatse kuvuga ngo ntabwo ndafata icyaha cyanjye ngo nkiguhererezeho, ahubwo mu mwuka wo guca bugufi dufashijwemo n'Imana, buri wese agomba kwemera ikosa rye, atavuze ngo ni runaka, kuko byarangira tubihereje ku Mana, kandi Imana ntigeze icumura, Imana yo irera. Murakoze cyane. Nk'uko umaze kubidusobanurira, utubwiye yuko buri wese agomba kwemera icyaha nk'uko kiri, ntabiherereze kuri mugenzi we. Niko kuri kandi niko bimeze. Ese ko habura iki kugira ngo abantu bagire iyo myumvire? Kubera yuko akenshi iyo witegereje imiryango y'iki gihe duhagazemo, nk'uko wabivuze, Satani yagize gute? Yarayihagurukira. Yego. Muri uko kuyihagurukira rero, hari amabwiriza Imana yagiye itanga ndetse n'inama nyinshi turi burebeho mu kanya gato dufite, tubugenze neza ko hari byinshi wagiye dutegurira ugeze gute wari butugezeho. Ese ni iki cyakorwa kugira ngo buri wese amenye kumanaginga uruhande arimo, kugira ngo areke kugongana na mugenzi we? Ikintu cya mbere kigomba gukorwa ni uko Imana igomba kuba nyambere mu miryango iwacu. Umugabo akabigiramo uruhare, umugore akabigiramo uruhare, kandi buri wese akumva ko ari ibye. Ntuze usange nacumuye cyangwa se nakoze ikosa, kunkososa umutima w'ubugwaneza, nuza ukaza uvugira mu ijwi riri hejuru, bizatuma abana babona ko papa na mama hari uko babanye, bitume abana baturutse muri uwo muryango bakura batisanga mu muryango w'abakristo cyangwa se w'abana b'Imana. Kandi wibuka mu ntangiriro nakubwiye ngo
umugabo ugomba kuba imva yo guhambamo amakosa y'umugore wawe, nanjye mugore nkaba imva yo guhambamo amakosa y'umugabo wanjye. Bishatse kuvuga ngo umugabo n'umugore bagomba kwihanganirana kandi noneho bifashijwemo n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ndakeka hari muri iki gihe turimo, wowe dukurikiye urifuza gushinga urugo cyangwa se wararushinze, hari n'igihe munasazanye, ariko hari uruhande cyangwa se hari uburyo, hari aho bipfira wowe ubwawe gusa. Kandi tumaze kureba neza yuko n'ubundi mu ntangiriro, mu itangiriro hatubwiye yuko n'ubundi muzasome muri kiriya gice cyaho cya 3, aravuga ngo muri abo bose nta n'umwe wigeze ugira gute wemera icyaha, ari nazo ngaruka dukunze kugira gute guhura nazo. Ngira ngo hari ubutumwa buke watugeneye wenda kutugezaho. Hari imirongo Imana yagiye iduha binyuze mu byanditswe byera. Hari imirongo ishobora kuba, hari imirongo ifata ku babyeyi b'abadamu, hari ifata ku bana, ariko cyane cyane buriya urugo rupfa ari uko umugore yabigizemo uruhare kandi rugakira umugore yabigizemo uruhare. Hano hari amagambo meza nkunda akunda kumfasha ari mu Migani igice cya 31 umurongo ni wa 27. Ufate biriya zanyu tuhasome mwese abadukurikiye. Havuga ngo umubyeyi w'umugore cyangwa se umudamu, umumama amenya neza imico yo mu rugo rwe. Uvuga ngo amenya imico y'umugabo, akamenya imico y'abana be, akamenya imico y'abakozi akoresha, akamenya abo bantu bose, kumenya kubatandukanya ku buryo buri wese agira uko abitwaraho. Amenya neza Imigani 31:27, amenya neza imico yo mu rugo rwe kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubuti. Uvuga ngo ibyo bintu ugomba kuranga umubyeyi w'umugore, nimba yamaze kumenya imico y'umugabo we, akamenya imico y'abana be, akamenya ko noneho atagomba kurya ibyo kurya by'ubuti, agomba guhaguruka agakora. Umva uko bigenda rero hepfo baranditse baravuga ngo abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza ariko woweho urabarusha. Uvuga ngo amahoro mu rugo yabonetse kandi urufunguzo ruri mu biganza by'umugore. Uvuga ngo niba yamaze kumenya imico y'umugabo we, akamenya imico y'abana be, ari umugabo azahaguruka amubwira ati abagore bose bagenza neza ariko ugenza gute? Urabarusha. Abana bo bahaguruka bamwite ngo uri nyiramugisha. Ni ukuvuga ngo amahoro mu rugo yamaze kuboneka, ijuru rito ryamaze kugenza gute? Aho bazatera isengesho rizemerwa, umwana azamenya agaciro ka nyina, umupapa amenya agaciro k'umugore we, kandi n'umugore azamenya agaciro k'umugabo we. Yego. Urakoze cyane ku butumwa bwiza utugejejeho. Yego. Hano utweretse yuko umumama cyangwa se umudamu ari we ufite urufunguzo rw'uko ibyo mu nzu bigomba kugenda neza. Yego. Cyangwa se bikagenda nawe. Uretse yuko ari we ufite uburyo bwo cyangwa se ufite ubushobozi bwo kwiga buri mico y'abagize urugo cyangwa se y'abagize uwo muryango. Yego. None kuba wenda imiryango myinshi ibibazo bikunze kuvuka rimwe na rimwe bikananirana, sibyo? Yego. Kandi dusanze yuko burya nabyo kandi nako kuri, iyo imiryango yangiritse buriya bigera mu itorero noneho byazambiye rimwe. Yego. Cyane cyane hari iyo umudamu nk'uko bitubwiye atamenye, adashoboye gutegura cyangwa se kumanaginga ibyo ngibyo, ni ngombwa yuko izo ngaruka zigira gute zigerwaho. None ibibazo bigera mu ngo akenshi tuvuge ko ari abadamu baba babigizemo uruhare. Birashoboka ku mpande zombi ko habitezamo, buri wese yabigiramo uruhare, ariko nakubwiye ngo urufunguzo rushobora guhindura imitima y'abari mu rugo ruri mu biganza by'umubyeyi w'umugore cyangwa se umudamu cyangwa se mama w'abana, akaba ari nawe umufasha cyangwa se umutware w'urugo. Ni ukuvuga ngo umugabo ashobora kuba yabigiramo uruhare, ariko umugore afite uburyo ashobora kwimanaginga, akamenya uko aragusha umugabo we neza, ibibazo bigahagarara aho ngaho, akamenya uko arera abana, ibibazo by'abana akashobora kubikemura mu buryo bwiza, kandi urugo rugakomeza hamwe no gusenga. Urakoze cyane ku buryo bwiza ndetse n'isomo ryiza udusomeye ryo muri Bibiliya.
kandi koko ni ingenzi cyane, buri wese nizi neza yuko yakwifuza kuba yagira umuryango mwiza ufite iby'umwuka bihagaze neza, yego ndetse ukaba ufite n'icyerekezo cy'abatahajuru, yego cyangwa se icyerekezo cye kikaba ari icyerekezo n'ubundi kimwerekeza mu nzira ijya mu ijuru. Ariko iyo witegereje neza, akenshi ari nazo ngaruka dukunze guhura nazo, naho hantu nakunze kwibandaho cyane, cyo kutemera ikosa. Ubona gute? nk'uko twabivuze tugitangira, Satani uburyo yakoresheje mu ngobyi, wenda utari wanakomeza, hari imvugo yagiye yamamara ivuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Ni imvugo yagiye yamamara mu buryo budasanzwe, kandi navuga yuko no muri iki gihe nta muntu wifuza ko yabwizwa ukuri, kandi urabizi kuri muri iki gihe kurahenze. Ese impamvu yo kutemera icyaha ni uwuhe mucyo ushobora, cyangwa se niyo nama wagira abanyamuryango cyangwa se n'abifuza kuba bawugira? ni ukuvuga ngo umuryango ugomba kubamo abantu b'uburyo, hari igihe muhura muhuje imico yanyu ikaba irahuje, mwese mukaba muri abantu biyoroshya, bashobora kuba baca bugufi kandi bagasaba imbabazi. Ariko ubundi mukaba mushobora guhura nanone umwe ari hejuru y'undi, akaba ari umuntu udapfa guhanika vuba, utemera ikosa. Aho rero kubera ko batubwiye ngo umubyeyi w'umugore amenya imico y'urugo rwe, nimba wowe mugabo udashobora guca bugufi, ngewe mugore mu makosa uba wakoze akaba udashobora no kuyemera, ngewe nsabwa guca bugufi kugira ngo mbe imva yo guhambamo amakosa y'umugabo wanjye. Ninca bugufi ntabwo umugabo azakomeza kuzamura ijwi, kubera ko ntaho ari bubone anyura, kubera ko njye nabifunze. Icyo nicyo kibazo. Ariko hano hari amagambo banditse baravuga ngo mu gice cya 39 mu rugo rwa Gikristo, ku bantu bose badukurikiye cyangwa se barashobora kuba bagifite, baravuze ngo imbaraga hindura y'umubyeyi w'umugore afite. Nk'uko nabivuze, urugo ahanini rushobora gukira cyangwa se rugapfa kubera umugore. Abagabo benshi buriya abenshi bemera amakosa kandi bakaba banahinduka, ariko umugore aramutse abigizemo uruhare, ni ukuvuga ngo urugo rushaho kuba rwiza cyane. Hano baranditse baravuga ngo urwego umubyeyi w'umugore akoreramo umurimo rushobora kuba ruciye bugufi, akaba ari rwose ruciye bugufi rworoheje, ariko impinduka ateza afatanyije n'iya se w'abana ni impinduka ihoraho by'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo umurimo nkora uciye bugufi, impinduka ashobora kuzana mu rugo, nubwo ari umurimo uciye bugufi, ni impinduka izahora by'iteka ryose. Uko nitwara muri uwo murimo, uko mbanye n'Imana yanjye, uko mbana n'ab'umuryango. Bavuze ngo inyuma y'Imana, imbaraga iyobora ku cyiza ikomoka ku mubyeyi w'umugore, niyo mbaraga ikomeye cyane mu mbaraga zizwi ku isi. Nk'uko twatangiye mbikubwira, ni ukuvuga ngo umubyeyi w'umugore, aya magambo yanditse n'umugore mu nama zigirwa itorero, baravuga ngo imbaraga y'umugore ikurikira iya kabiri mu guhindura imitima y'abantu ku isi. Hano rero baranditse ngo inyuma y'Imana, imbaraga iyobora ku cyiza ikomoka ku mubyeyi w'umugore, niyo mbaraga ikomeye cyane mu mbaraga zizwi ku isi. Ni ukuvuga ngo uwo mubyeyi w'umugore aramutse amenya ubushobozi Imana yamuhaye, imbaraga Imana yamuhaye mu guhindura imitima y'abantu, umuryango waba mwiza, itorero ryaba ryiza, leta nayo yaba nziza, isi nayo ikaba nziza. Kubera ko aba bantu bose ubona intambara ziba zabaye, haba mu madini, haba muri leta, ni ukuvuga ngo umubyeyi w'umugore abifitemo uruhare, kuko ntiyareze umwana neza ngo umwana akure azi ko kubaha Imana, azi kubaha abantu, azi kubaha abaturanyi, azi gutinya ikiremwa, agihereza agaciro kacyo. Ni ukuvuga ngo twe ababyeyi b'abagore tubigizemo uruhare, ni ukuvuga ngo isi yose yaba nziza. Aha, urakoze cyane ku cyigisho cyiza utugejejeho, ndetse n'amagambo meza cyane. Ngira ngo abamama mwabyumvishe neza yuko mufite imbaraga ikomeye, ndetse ngo mufite imbaraga harya ngo ni iya kabiri. Ni imbaraga ya kabiri mu guhindura imitima y'abantu ku isi. Ko mutoroshye. Ndongera nyasome kugira ngo uyumve neza. Inyuma y'Imana, ni agasubi ka mbere ku cyigisho cya 39. Inyuma y'Imana, imbaraga iyobora ku cyiza ikomoka ku mubyeyi w'umugore, niyo mbaraga ikomeye cyane mu mbaraga zizwi ku isi. Inyuma y'iki? Y'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yafashe ububasha bwayo natwe irabuduhereza.
kuko impamvu aya magambo kuko ari ukuri, ababyeyi nitwe tuba mu rugo igihe kinini, twe dushobora kwigisha abana, twe dushobora kumenya ibyo bakeneye, twe dushobora kumenya abashyitsi uko baje, kubera ko akenshi abapapa baba bagiye gushakisha hirya yo mu rugo, bakajya gushakisha imibereho. Noneho abantu bose twirirwana nabo, abadusuye ko tubakira ku buryo uwo muntu ashobora kugera mu rugo wacu agahita yishimira uwo muryango. Abana bashobora kwishimira kuba mu rugo kubera ko mama w'abana abakirana ubwuzu. Niyo amaze kubahana, iyo baje bamusanga n'ubundi yongera kubereka ikosa bakoze, kandi noneho akagira igihe kinini uruhare runini rwo kubana nabo asenga. Kuko akenshi abapapa binjira mu rugo bakererewe kubera imibereho y'isi, ariko umubyeyi w'umugore agasanga wenda yamaze kurya no kuryama yaryamye. Niba agiye kurya niwe urabwira abana ko bagomba gusenga, kandi niba bagiye kuryama niwe urafata igicaniro cyo mu rugo cy'umuryango. Aha, urakoze cyane, turagushimiye. Yego. Kandi nzi ko aya ni amagambo y'ubwenge, kandi ngira ngo ashobora kugira icyo amarira abadukurikiye muri uyu mwanya. Ndetse yuko banyemerera tugasoreza aha ngaha. Murakoze cyane. Reka ngushimire wowe wadukurikiye kuva tugitangira, ukaba turi kumwe n'aya masaha. Imana iguhe umugisha. Amen. Uyu mwanya tugiye kujya dushyiraho ibyigisho by'umuryango. Si uri umusore, uri umubyeyi, uri umupapa, nzi neza yuko hazajya hajyaho ibyigisho bizajya bigenda bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndetse nifuza yuko watwemerera ukazadutegurira ibyigisho by'abasore, ari inkumi n'abasore, rambagirize, imico, ibintu nk'ibyo, kugira ngo wenda n'abazajya badukurikira wenda bifuza kuba bagira ingo. Byiza cyane, ibyigisho birahari kandi ntabwo nakwanga gufatanya namwe, kubera ko ni wo murimo Imana yaduhamagariye muri iyi minsi y'imperuka, kugira ngo tugurukane ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Reka tumushimire kuko atugejejeho amagambo meza, kandi anatwemerera yuko agiye kujya abana natwe. Mwibutse yuko hari ikibazo wagize, cyangwa se hari icyo wifuza kuba watubwira, cyangwa se hari inyunganizi wifuza kutugezaho, uzatwandikire muri komenti. Ndetse na nimero zacu ziba ziri aho ngaho kuri sikirini, cyangwa se aho ngaho kuri sikirini. Hanyuma uzatuvugishe rwose, tuzagusubiza. Ndetse wenda niba ari n'ikibazo, nakwizeza yuko mbere y'uko dutangira icyigisho hari ibibazo byabajijwe runaka, tuzajya tubanza tugasubiza ibyo bibazo, hanyuma icyigisho wenda kigakurikiraho. Reka mbashimire mwe mwakomeje kubana natwe, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubarinda, kandi Imana ikomeze kongera ubwenge bwo kumanaginga imibereho ya hano ku isi itoroshye muri iki gihe. Yego. Reka ihangane wongere dusengere, hanyuma. Murakoze cyane, buri wese aho ari nace bugufi dusenga Imana. Urakoze Data mwiza, urakoze kubw'ineza yawe, urukundo rwawe, impuhwe zawe, gukiranuka no gutungana nibyo bituma tudashiraho. Ni wowe utumye twiga aya magambo y'umuryango muri iyi minsi. Satani umuryango yarawangirije kugira ngo arebe ko yatuvutsa ijuru, ariko ni ukuri hari amagambo meza watubwira avuga ngo muhumure kuko nanesheje isi. Kunesha kwawe reka kuba mu miryango yacu, abana bacu, abagabo bacu n'abagore bacu n'abatuzengurutse Data, kugira ngo bashime urukundo rwawe. Reka rero abantu bari badukurikiye bateze amatwi, kandi barakomeza no kumva ibi byigishwa amasaha agenda atandukana, komeze kubagurisha imigisha mu ngo yabo, kandi abatubatse neza ububakire. Kandi Nyagasani inama waduhaye binyuze mu byanditswe byera, twizeye ko zibasha kudufasha. Tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Mujyane n'amahoro y'Imana.